hanyuma Senderi ubundi guma muri wowe nicyo ushima wagezeho kuva aho utangiye kwitabira guma. Icyo nshima cya mbere kubera burarirwa cyangwa se guma n'abafatanyabikorwa ba EAP nuko ngewe namenye kuririmba live. Kera ntabwo nari ngizi, kera ariko ntugire ubwo bahaba turi mu rugo n'abafana banjye basuye bansuye turi mu rugo mo turasangira babaje kunganiriza nuko namenye kuririmba live bitandukanye nuko kera nari ntazi kuririmba live. So rero nicyo nayishimira no guteza umuziki w'abanyarwanda b'abahanzi kandi imbere biciye muri iki kinyobwa kurusha faranga nawe uririho noneho wakwikorera ibikorwa bifatika. Kingenzi si faranga okay. Cyambere nshyize imbere kuririmba kurusha amafaranga. Kuko kera ndirimba ntabwo nzi ko nzaririmba ngo umuntu ampa amafaranga kubera ko naririmbye. N'ubu ntabwo ndaviza ku mafaranga. Nintangira guca amafaranga ngo ndaririmba. Nzajya nca menshi kandi amfitiye akamaro. Ubu ndakimenyekanisha kugira ngo izina ribanze ku buryo nzajya ngiye nimba umuntu ari kurya nk'uku arya ari kuririmba indirimbo yanjye. Nimba umuntu ari gukubura mu rugo aririmba. Nimba ugiye nk'ahantu gutya kugira ibyoroshye uri kuririmba n'indirimbo yanjye. Ubwo urumva rero ndacyari hasi ntabwo ndagira hejuru gusa ngiye gukora cyane. Hanyuma Senderi mu minsi ishize umuhanzi bita Masho Mpampa muhuriye muri industry ya music mu Rwanda yasohoye indirimbo aza kubaho umuhanzi Senderi ndetse n'abandi bahanzi benshi. Indirimbo itarakiriwe neza hano hanze yakubuzemo ndetse ku bitangazamakuru bimwe hari ibyo wagiye utangaza uvuga ko akeneye kuba yajya mu kigo ngororamuco cya Iwawa byaba binaniranye wowe ubwawe ukaba wamwijyanira. Ibi bintu warabyanditse ubigeza kuri ministeri cyangwa wabivuze mu bitangazamakuru gusa? Ubu ntabwo ndandika ariko icyo ngenderaho nuko uriya muhanzi simuzi na mwumvishe mu ndirimbo ngira ngo kenshi usigaye ujya ubona ko benshi bantu ukagira ngo urabumva nawe urabazi ariko uwo yararengereye. So ubwo rero uyu nguyu icyo nakora nuko nabwiye n'itangazamakuru banjeho barambabaza se ko aribo bariri ko bagututse urabivuga hi urabizi ko ari je muheraho mu kubaza sinzi n'impamvu nayo nzayitekerezaho nimba ari cyo ugira ukuri kurusha abandi simbizi gusa barambwiye umuntu wiba amatelefone aba mu biraro ngo ari kiraro acamo cyangwa rutabura ubundi ngakaba ari mu biraro bya Kimisagara. So urumva rero umuntu nk'uwo ntago wamenya aho umushakira. Ntago yarantutse ngo n'umushenzi n'undi biki ngo biki yandutse ibintu byinshi mu mugingo biki ariko genda kubwira nk'inkera gutabara. Yewe nk'umuntu nk'uyunuka akagenda akantu ko ashaka agatuka akagira uko abishaka. Atangaje itangazamakuru ko ministeri dushinzwe ko twese turi munsi ya ministeri yacu y'umuco kwifata agatuka Senderi hiti nzaho izina narikuye narushye jisho ryaranzotse ugashaka kunsubiza hariya umfovya unyica ngo ndi fake mu biki n'ibiki n'ibiki. Ntabwo twavyumvikana na gato. Nabwiye ministeri ko itangazamakuru ko ntabwo ndandika nabwiye nzandikira ministeri mufatira imyanzuro nitayifata ngewe ninkera gutabara nzajya kuri polisi nyibwire hari polisi ishinzwe umutekano wo gukurikirana ibirara gusa bya birara byo mu mujyi hariya abiba abajura abatera za gatarina abiba amatelefone mu midugudu mu tugari imufate mujyani wawe kuko harimo n'ibintu nabonye by'ingengabitekerezo yashyize matuka n'abantu ngo kandi ndi intore hari icyo bita kirazira z'umuco nyarwanda. Kirazira gusenya ubumwe bw'abanyarwanda no kwandagaza abantu ku mugaragaro nk'uko yanutse. Hari yibasiye Depoli, yibasira Knowless na Clement, yibasira Christopher, yibasira Amaji, yibasira Bob, yibasira Zizu, yibasira ni benshi ariko angezeho asya atambaye. Sasa ngo yewe ndi umushenzi ndi umuginga ndi umudage hari abadage bo yenda nabo batwaye igikombe cy'isi y'umwaka yenda nta kibazo ariko se
umuntu utinyoye ngo habyarimana wewe turakwanga wewe amugereranya n'umuhanzi ukuvuga uwashenye ubumuntu umugereranya n'umujenosideri so nukuvuga wowe uraza gusenya ubumwe bw'abanyarwanda sasa aricyo ngicyo ntabwo nimba ministeri ariko ministeri yacu nayo dushinzwe yabikurikirana nigeze kwikurikirana n'itangazamakuru namwe ntekereza ko mu bidukurikira kandi mukabyumva aho twavuye ntabwo dushaka gusubirayo umuntu nk'uwo rero yandagaza akandukana ikibazo. Hanyuma Senderi noneho ikindi kibazo umuntu yakubaza, Minisiteri y'Umuco na Siporo ifite umuyobozi mushya Joseph Habineza wanayihozemo ari umuyobozi wayo, wakiriye ute kuba Joseph Habineza yongeye kugaruka muri Minisiteri y'Umuco na Siporo? Cyaranshimishije cyane kugira ngo bikubwire mu rwego rwo hejuru kugira ngo nabyumve neza n'uburyo nakoreshamo kugira ngo bumve nibwo nibitekereza. Reka mbuguye nyakubahwa Minisitiri Habineza ari mu ba minisitiri cyangwa se abantu bane nkunda mu gihugu, bane nkunda cyane mu gihugu. Wa mbere of course ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, wa kabiri ntarava kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, mushimira ko mu by'ukuri akunda indirimbo zanjye abanyarwanda twaribohoye, intore ntiga nishaka ibisubizo, agaciro n'ubukungu bw'abanyarwanda, ndetse n'indirimbo zo kwibuka nk'intimba y'intore iriya bakunda kwita guhanga si uguhaga, cyangwa se twigirira icyizere cyo kubaho, n'izindi ntekereza ko bazikunda. n'iriya Nyarubuye iwacu hari heza azikunda. Rero hari indirimbo nakoze yitwa agaciro n'ubukungu bw'abanyarwanda, njya kuyikora buriya nayikuye ku ijambo ahora tubwira buri munsi adushishikariza kugira agaciro nk'abanyarwanda aho uri hose ukamenya ko ufite agaciro, bituma mukunda cyane. Hari indi ndirimbo ariko kugira ngo hari ibikorwa yageze gukorera yampaye na bifatika nk'umuhanzi, yampaye tike njya muri Amerika, nkomeza njya no muri Mexique, ndabimukundira cyane ariko ubyumve n'umutima wanjye n'Imana irabizi nayo. Uwa kabiri ukunda ninde? Uwa kabiri nkunda nyakubahwa Minisitiri w'Ingabo James Kabarebe, ndamukunda cyane. Wa gatatu ni Minisitiri mushya, Minisitiri Kaboneka, ndamukunda cyane kubera ko twarabanye, ndamukunda cyane, afite ubuhanga burengeje uko ushobora kubyumva aka kanya kandi bwo guteza imbere iki gihugu. Ndamukunda cyane, nkunda n'ukuntu aba atuje. Wa kane ni nyakubahwa Minisitiri Habineza, urumva ari muri big 4 y'abantu bari kuri jye mu mutima cyane. So n'ubwo nashatse kubikubwiramo kugira ngo ubyumve neza, ndamukunda cyane, nawe urumva ko ari hafi. Birumvikana ko Joe umukunda, ariko ejo bundi baramukuregeye, hari byinshi bagiye barega Senderi igira ishyano, Senderi yambaye amahembe ab'inka, Senderi yarikonjesheje muri firigo, Senderi yabaye umugore, Senderi ibintu byinshi bareze Senderi kuri Joe. Ni tweet ni hashtag yari kuri Twitter yitwaga Joe Wairewe nawe. Ibyo urabibonye ubundi? Narabibonye. Icyambere babyandikaga se cyangwa se abikoraga n'ibandi, uhita ureba abari bo nizambura mukoro zirirwa ziryamye, niba abandi birirwa kuri internet badafite akazi. Icyo nzi ese ko batavuga ni byiza nagize kuko yoza mfite noneho muri uno mwanya nawe wabwira uti Joe Wairewe Senderi ahubwo yabaye ibintu igihe utari uhari, Senderi byinshi yagezeho byiza, ese birahari? Bimwibwira rero no byarananiye kubimubwira. Ntaravuga igihe ibyiza, reka mbanze mvuge kuri ibyo bavuze bibi, cyangwa se bita bibi, ariko kuri njye nta kibazo mfite. Ntekereza ko icyo nzi kuri nyakubahwa Minisitiri Habineza, ntabwo akunda gusutwa,
ntagakunda ubujajwa, ntagakunda abantu ba pururupuru bajya mu matwi kongorera. Akunda ibikorwa, akunda ibikorwa, akunda umuntu ukora, ntagakunda ibintu, akunda ibintu bigezweho kandi bijyana igihugu imbere. So biriya ntekereza ko ababyanditse ari ba bandi bagize ishyari ry'uko mfite, batinye kumubwira ko mfite igikombe cya best afrobeat cy'uyu mwaka, kuko aheruka ntaragira igikombe na kimwe, aheruka ntarajya muri Guma Guma ya 3, aheruka ntarasubira no mu ya 4, aheruka ntarajya no mu bihugu byo hanze kuririmba, aheruka ntararonshinga ngo areba aho ngaburira abantu 15,000 imineke bakarya muri ronchi yanjye, iyo ronchi yabaye iya mbere. Aheruka abo bose n'abafite ishyari ryuko bafite ubwoba, bafite ubwoba bw'uko nshobora kuba papura n'ibindi bikombe biri imbere aha ngaha, so bakareba aho bumva ko mbese urabona umuco w'abadakora ni ukuvuga, kandi bakareba ikibi. Ujye ukuntu u Rwanda rwateye imbere, ariko umuco w'abarupinga bareba akantu kadafite n'icyo gatwaye bakakuriraho. Senderi nta kibazo mfite, nyakubahwa minisitiri araje akunda akazi, turi mu kibuga tugiye gukora, nzi ko akunda akazi, tugiye gukora. Abo ngabo azirebera, kandi afite ukuri, kandi ni umuhanga ndetse n'umuhanzi, kuko uyibona ko ibintu byose abikunda. Uko afite inshingano nyinshi, afite inshingano zo kureba amakipe, afite inshingano zo kureba umuco, afite inshingano nyinshi cyane, kandi nzi neza ko nzagerageza gukora neza kugira ngo abone ko ibyiza mu muziki kuri gihe nta kibazo. Ubundi iyo ufite ikipe ikomeye urakina. Njye ikipe yanjye ndayizeye, ibyo bavuga bamundegeyeho ngo naje muri firigo. Ubundi iyi mitsingi ituma hano i Kigali iza mu modoka, ariko njya muri firigo nagiriyemo icyangugu. Ubundi mitsingi cyangwa se izindi binyobwa bya Primus nkunda cyane muri Bralirwa nabikoze ndi muri Guma Guma. Kugira Rusizi inzoga zose zo muri Bralirwa z'i Rusizi zica mu mazi. Ndashaka kubereka ko i Rusizi bamwe ibintu bikonje birifatika birite biba biryoshye neza cyane, bifite fatikability. Noneho rero abantu nk'ako babonye agashya, ubundi nteka ko Jo akeneye n'udushya mu muziki w'u Rwanda, akeneye ese yishimi. Hari nk'ubukera nzi ntararirimba live, ariko ubu ngubu ndaririmba live, urumva. Ubwo rero ni ukuvuga ngo akeneye kumbona no ndirimba live. Igikurikira rero nzabikora neza, kandi ngo hari naho bamwe nabonye berekana ngo ku mugabo ariko nk'abanyonzi, nkawe wa munyamakuru urabona nk'ubu wambaye nk'abanyonzi, urabona ibintu byawe uko biri kungana. Ibintu byagiye Senderi, oya urabona nawe wambaye nk'abanyonzi, nawe byamera kuriye. Uwo ari we wese w'umusore byamera kuriye, kubera ko agatanda kaba karimo muri wa mwenda. So ni ukuvuga ngo umuntu ako bakuririyeho nahoze mbibona. Nzi neza ko nyakubahwa Jo akunda isiganwa ry'amagare. Kuki niki nakoze kirenze kubyo abanyonzi bakora? Ntacyo, gusa ni kagashya kaba kaje mu bantu batamenyereye. Nkunda ko Jo ahubwo gicyo namwisabira nuko yazakiraho noneho n'umuhanzi w'umwaka wakereye udushya, ariko tudashebeje umuco, tutambitse abantu busa, tukajya tureba agashyiraho igihembo cy'umwaka cy'umuhanzi wagerage. Urabona Abanyafurika, impamvu nanabikoze nambaye umupira w'u Rwanda nuko hari n'ibintu bikorwa ugasanga Abanyafurika turasa ngo bari abantu babikoze bashobora kuba ari Abagande cyangwa Abanyakenya.
kibaza ko mu Rwanda nta muntu ushobora gukora gashya ngo yambare ikoti nkirira nari nambaye n'icupa rya primus y'ikinyobwa kimpemba kuko yiza amafaranga menshi yakoreye ibijumba byamutunze kuko ndibuka ko iwacu naryaga ibijumba nkanywa n'amata nzi naho byankuye kugira ngo nambare rya koti nabyambariye igicumbi umunyagicumbi umubwiye ngo nkura ku kijumba mwabipfa umukure ku cyayi mwabipfa nukuvuga rero uko gukerya biriya bintu ukanabyereka mu muziki ntabwo njyanwamo n'udushya mu muziki nako muri Guma Guma njyanwamo no kuririmba ariko byongera no kudushya asa nukuvuga rero icyo gikombe agishyizeho havumbuka impano nyinshi kandi zidasebye umuco umva ntabwo namwinjira mu kazi gusa ni igitekerezo abo rero babandi banditse biriya bansebye abantu kabagira uko bashatse niba abandi natwaye ibikombe niba abandi n'inshuti zabo ndi gukora cyane babibona bakavuga turi uyu musenzi se hari imvugo yateye ngo umusenzi batuka uriye so gusa ndabasengera nkashwanyaguza abadayimoni babarimo kuko bayuda ngendana nabo njya nabo nirirwana nabo nseka nabo ni benshi cyane so ubwo rero icy'ingenzi ni ibikorwa nshyize imbere byivugira urabona nk'indirimbo intore ntiga nishaka ibisubizo agaciro n'ubukungu bw'abanyarwanda twaribohoye izo ndirimbo zinyemerera gukora cyane nta mishinyiko n'indirimbo nsomyaho indirimbo icyomoro indirimbo zahabu indirimbo umuvuduko indirimbo icyumvirizo nasohoye ngiye gukora video ziri mu rwego rwo hejuru zibereka ko hitari urabyumva kandi ikindi ndashimira abanyamakuru uburyo mwanzamuye nkanamenyekana kugera kuri uru rwego kera ntabwo abantu bari bazi nk'uku kandi ntekereza ko urubyiruko rwinshi nyakubahwa minisitiri ubaheruka ntaragira abafana mu cyaro benshi nije muhanzi ufite abafana benshi mu Rwanda mu gice kinini kigizwe n'uturere n'icyaro none hano mu mujyi nikubye gatatu mu cyaro nikuba inshuro 8 9 nukuvuga rero icyo ngiye gukora nk'aho aribwo bwa nyuma ngo mfe uyu mwaka 2015 nzakora abamagambo baraceceke tugiye mu kibuga tugiye gukina umupira tugiye gukubita umuziki ubundi twicecekere ibikorwa byivugire abamagambo bayareke ubundi hanyuma Senderi gira nk'ijambo rimwe ubwira minisita umuha ikaze mu Rwanda dore yaramaze iminsi muri Nigeria yari ambasaderi nkamwe arasanga nk'abahanzi gira ikintu mubwira mu ijambo rimwe cyangwa se mu masegonda make cyane ndivugira ku giti cyanjye ntabwo mvugira abahanzi ku giti cyanjye nyakubahwa minisitiri nguhaye ikaze nishimiye kongera kugirirwa icyizere bwa kabiri ni bake mu baminisitiri bava muri minisiteri barimo bagasubira mu nkeka ko uri mu ba minisitiri ba mbere babayeho mu Rwanda basubiye ku mwanya bari bariho icyambere ni agaciro n'icyubahiro n'urukundo igihugu kigufitiye icyo namubwira nuko igihugu iyo gikunze nawe kiragukunda igihugu cyawe kiragukunze nawe gikunde